Imana ishimwe. Imana irambwira ngo nze mbwira abantu ko ije kubahana ibahoye ibyaha byabo by'ubwibone, nabyerekeranye n'ubwibone bwo gutobora, kwirimbisha, birimbisha kugira ngo base neza, bagasiga iminwa, bagasiga inzara. Ibyo rwose ni ibyaha. Abantu benshi ibi bintu babifata nk'aho atari icyaha, bakavuga ngo biriya ngo ntacyo bitwaye. Mu butumwa irambwira ngo ije gusenya iby'abantu bubatse, yubakira ibyayo. Ndayibaza ngo niki uzubaka? Irambwira ngo abantu bubatse ibintu nabi, babyubaka mu nzu y'Imana, babyubakamo nabi, byitwa ngo barasenga, baba ko muri korari ari ibigwira muri korari, ari abasambanyi basambaniramo. Imana irambwira ngo ije kubahana kandi ije kubaha nkuhe amabyi, niko yavuganye nanjye. Imana ishimwe. Imana irambwira ngo ije guhana abanyabyaha rwose, bari gukora ubutinganyi, ari abagore, umugore ku mugore bagatingana nta kibazo bakabana. Imana yambwiye ngo ije kubahana, niko yavuganye nanjye. Irambwira ngo mbwira abagabo bari gutingana umugabo ku mugabo. Imana irambwira ngo ije kubahana rwose, niko yavuganye nanjye. Irambwira ngo ije kubahana muri iki gihugu cy'u Rwanda, kandi yaherekera ivuga, ariko nimbwira ibi bintu yambwiye ngo ije kunyura muri iki gihugu kandi ije guhana abanyabyaha by'umwihariko, niko yavuganye nanjye. Irambwira ngo abanyabyaha igiye kubahana ku rwego abantu bagiye kujya bapfa, bagiye kujya bapfa nk'isazi, bagiye kujya bapfa nk'isazi. Ndayibaza ngo se bazapfa bazize iki? Irambwira ngo icyambere iciye mu nzoga. Abantu banyumve neza bari kuri iyi kamera. Imana irambwira ngo iciye mu nzoga. Irambwira ngo ahandi iciye ni mu busambanyi. Nagiye kubona mbona, ubwo nari maze iminsi isenga, nagiye kubona mbona abatsi bakoresha mu nsengero, bamwe muranabakubita mubabuza guhanura kugira ngo bataza kuvuga ibyanyu, ibyo mwambariyeho, ibyo mwagendanye. Imana ishimwe. Ariko Imana irambwira ngo nta doze ko adea bose totanzo mene konta dosa. Imana ishimwe. Irambwira ngo iramanutse kandi imanukanye inkota yayo. Irambwira ngo nze mbwira abantu abibone, baba mu nzu z'Imana, bararimbishije, baratoboye amatwi, baratoboye amaso, baratoboye ku minwa, baratoboye ku mazuru. Irambwira ngo abibamanukanye inkota yabo. Ndayibaza ngo ibyo Mana uzabikora bizagenda gute? Irambwira ngo Rwanda, waba uri mu Rwanda, waba uri mu Burundi, aho waba uri hose ubasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Imana yambwiye ngo inkota iramanutse kubera ko dezone kuwa. Imana ishimwe. Imana yagiye igukiza kenshi, igukiza uburwayi rwarugera gupfa, ariko uyihemba kunywa inzoga, uyihemba gusambana. Igukijije uyihemba ibyo ngibyo. Kandi uba no muri korari uri kigwirira, ndetse utinze mu bukristo umaze imyaka 30 uvuga ko. Irambwira ngo ibihano kandi teje n'ibihano bigera kuri 7. Ibyo bihano 7 irambwira ngo icyambere abantu bagiye kuva cyane. Ubwo n'abagore, abantu bagiye kuva cyane. Dose andoge nembo sanse bagiye kwa muganga byange, dogitera pime avura tanga imiti byange, niko Imana yambwiye. Irambwira ngo abantu bagiye kuva cyane. Irambwira ngo kandi nze mbwira abantu ko bagiye kurwara amaso adakira. Irambwira ngo kandi mbwira abantu ko bagiye kurwara imitwe idakira. Nibihana Imana igiye kohereza kubeze konta zomene sanse ki. Imana ishimwe. Imana irambwira ngo izanye inkoni yo gukubita abanyabyaha kandi iratebutse ku rwego igiye gukubita abantu. Irambwira ngo kandi nze mbitangaze. Irambwira ngo abantu bagiye gupfa umugenda bazize ibyaha bari gukorera mu murimo w'Imana, bazize ibyaha bari gukora, abantu barababwiye ntibumve, bazize ibyaha bari gukora aho batuye. Abahanuzi baragiye babageraho bakavanga aba nabasazi. Ese utegereje ko Imana izakoresha umuntu ufite imodoka 2 5 enye 5 6 7 ntawe uzabona? Ikoresha uwo muntu w'umukene utagira n'inkweto. Uwo shimwe. Irambwira ngo ni muyikorere muyitinya, nimutayitinya inkota y'Uwiteka igiye kubarya. Nudatinya Imana, Imana igiye kuguhana by'umwihariko. Nudatinya Imana, Imana ije kugukura ku mugabane w'abantu. Zene sana. Imana ishimwe. Irambwira ngo ije kureba buri muntu wese igiye kugenzura, kandi yambwiye ngo buri rugo igiye kurugeramo idakomanze, niko yavuganye nanjye. Irambwira ngo urugo rw'umuntu igiye kurugeramo itigeze komanga. Ntago izirigwa ikomanga ngo iguteguze, igiye kugusura idakomanze, niko yavuganye. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana y'amahoro, turagushimye kandi turaguhimbaje. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Data, uyu mwanya imbabazi zawe zibe kumwe natwe. Irengagiza watubonyeho umugayo kandi umaze kutubabarira. Mwami Uwiteka kubane natwe, utugirire neza. Imyuka y'abarangi iyo yose dukubise hasi. Imbaraga z'umwijima zikorera ikuzimu, zikorera mu kirere, zikorera ku isi, izo mbaraga turazinetararije mu izina rya Yesu. Kandi Nyiringabo Imana, dusengeye uyu mwanya umukozi wawe agiye kuvuga. Nyemerera avuge nk'ubwirijwe nawe, ye kuvuga ubwe
ahubwo avuga ayobowe n'umwuka wera. Haleluya. Kandi nyiringabo Imana n'ukuri ibyo avuga bizagirira umumaro benshi, kandi Uwiteka n'ibyo agiye kuvuga bizahesha benshi umugisha mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu turasengera ijambo ryawe, turasengera ubu butumwa kugira ngo Uwiteka Imana nyiringabo n'ukuri uzabushoreze umwuka wawe wera, kugira ngo benshi bazakomezwe nabwo kandi abagiye kureba bazagaruke nabwo. Urakoze nyiringabo Imana, umwanya wose ari bumara avuga ubane nawe, umukoresha iby'ubutwari, mbaraga z'umwuka wera ntoresha isefayire zikorane nawe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Data, turagushimye, ibyo wagambiriye bibeho nk'uko bibaho mu ijuru, tubisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ni karibu. Imana ishimwe, Imana nihimbazwe, Imana yera cyane ko twongeye kubonana duhumeka umwuka w'abazima nta gikuba gicitse. Hari benshi bavuye mu mibiri kandi bapfuye, nta nubwo twabarushaga uburanga, nta nubwo twabarushaga ubwiza, ariko Imana iraturinze kandi iratuzigamye. Dushima Imana ko yongeye kuduhuza. Rero hashize igihe kinini tutabonana, ariko uyu mwami w'amahoro ajya bikorera kwiyubahisha, kuko ari Imana igizwe n'imwe n'urukundo no guca bugufi. Imana ishimwe kuko uyu munsi yawuteguye. Tugiye gutangira turirimbana indirimbo y'154 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Niturangiza tuganire ku by'Imana yampaye. Imana ishimwe no kuganira 154 mu gushimisha Imana. Imana ishimwe. Ndabaririmbira ibyo wapfiriye, wankunze mfite ibyanarararutse, wambonye mw'iki Kristo, ukaza mw'isi ukapfira, wambonye mw'iki Kristo, ukaza mw'isi ukapfira. Yasize ingoma ye nuko aramanuka, baramusuzugura ntibamwemera, harindi nshuti nka wese, yakunze abayihinyuye, harindi nshuti nka wese, yakunze abayihinyuye, baramusinjije bashashe imyambaro, Gohoziya nahirwa umwami Kristo, bukeye barahinduka, bati nabambwera mwe, bukeye barahinduka, bati nabambwe. Bafashe umwami ubwo baramuhemura, bakiza umwambuzi babamba Kristo, ibyaha byihanganira, wabona uko aducungura, ibyo byose ibyaha byihanganira, wabona uko aducungura. Yavuye mu ijuru aza muri iyi si, aburaho yarambika umusaya we, apfira ku musaraba, ngo nanjye ngeze mu ijuru, ngo nanjye ngeze mu ijuru. Ntabwo nzarambirwa kubaririmbira iby'urukundo rwe nuko yababajwe, yanyemeye nk'inshuti ye, nzavuga hose izina rye, yanyemeye nk'inshuti ye, nzavuga hose izina rye. Imana ishimwe nk'uko umuririmbyi atubwiye ngo tuzavuga hose izina ry'Imana. Niko Imana iba yaturindiye. Hari benshi bavuye mu mibiri, hari abakora impanuka tubireba, umuntu twari turi kumwe kumva ngo arapfuye, ariko Imana iraturinze.
kuturinda rero no kugira ngo tuyivuge kandi tuyivuge neza, no kuturinda kugira ngo tuyikore tunayitinya, kuko barayikoreye Imana uyitinya wirinda ibyaha. Imana nishimwe ko ari Imana igizwe n'impuhwe n'urukundo no guca bugufi. Amazina ni Claude Habimana, ndumuvuga butumwa amaze kuzenga ku isengero zisanga 42 muri ADPR. Nshimiye Imana ko nongeye kugira kuri kamera. Imana ishimwe kandi ishimira Imana n'abatwakiriye n'abamaze igihe bantumira. Imana ishimwe, mvuye hano muri paruwasi ya Mahembe muri Ngororero, niho narindi nahamaze iminsi 3. Nshimiye Imana kandi umukozi w'umuhanga kongeye kuganira iby'Imana duhugurana. No guhugurana ntago ari ukwiga abantu barumvise, ahubwo no guhugurana. Imana ishimwe. Turasoma igitabo cyo kuva, ibice 32 niho tugiye gutangirira dusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni rikuru, page 83, igitabo cyo kuva, igitabo cya Mose cyo kuva. Imana ishimwe. 32 niho dutangiriye. 32 turaya ko uwo murongo waho turasoma titira iravuze ngo Aroni acurira Abisirayeli ikigirwamana cy'ikimasa mu izahabu. Ndasubiramo neza. Aroni acurira Abisirayeli ikigirwamana cy'ikimasa mu izahabu. Imana ishimwe. 32 niho dutangire ko umurongo wa mbere haravuze ngo abonye abantu babonye Mose atinze kumanuka wa musozi, bateranira kuri Aroni baramubwira bati, haguruka uturemere Imana yo kutujya imbere. Yego, kuko wa wundi Mose umuntu wadukuye mu gihugu cya Egiputa tutazi icyo abaye. Aroni arababwira ati, mukatura impeta z'izahabu ziri ku matwi y'abagore banyu no ku y'abahungu banyu no ku y'abakobwa banyu muzinzanire. Abantu bose bakatura impeta z'izahabu zo ku matwi yabo bazishyira Aroni. Arazenda azishyira mu gifite ishusho ashaka aziyazamo igishushanyo cy'ikimasa. Baravuga bati, iki nicyo Mana yawe, wa bwoko bw'Abisiraheli we yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Aroni abibonye yubaka igicaniro imbere yacyo, avuga ijwi rirenga ati, ejo hazaba umunsi mukuru w'Uwiteka. Bukeye bazinduka kare, batamba ibitambo byoswa, bazana ibitambo by'uko bari amahoro. Abantu bicazwa no kurya no kunywa, bahagurutswa no gukina. Uwiteka abwira Mose ati, manuka ugende, kuko ubwoko bwawe wakuye mu gihugu cya Egiputa bwiyononye. Bateshutse vuba bava mu nzira nabategetse, biremera igishushanyo cy'ikimasa kiyagijwe, baragisenga, bagitambira ibitambo bati, wa bwoko bw'Abisiraheli we, iki nicyo Mana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Kandi Uwiteka abwira Mose ati, ubwo bwoko ndabubonye, dore n'ubwoko butagonda ijosi. None nyihorera uburakari bwanjye ugurumanire mbarimbure, nawe nzaguhindura ubwoko bukomeye. Amen. Aho harahagije. Yego. Imana ishimwe. Dusomye amagambo mu kuva ibice 32, tubona buryo Aroni yacuze ikimasa, uburyo yatumyeho impeta, atumaho ibintu byose, imirimbo, ubwo ni amaherena, ni amashaneti, ibintu nk'ibyo, bajya kubisenga, bicuramo, babisenga, bagivavamo ikimasa basenga. Iri jambo Imana irima yambwiye ngo mbwira abantu ibintu by'ubwibone, abantu bagira ukuri kandi babwiza abantu ukuri, ko ni ijambo ry'Imana ryanditse. Ariko abenshi ibintu nk'ibi ntibabisoma kugira ngo bagoreke ibintu by'Imana, babigoreke. Baravuga ati, yizire nta kibazo, nubwo wambaye amashaneti, nubwo atoboye inzara, nubwo atoboye iminwa. Rero Imana imira ijambo yambwiye ngo mbwira abantu kandi mbabwize ukuri ko Imana ije guhana bene abo bantu. Izo ni inkozi z'ibibi ziba mu nzu y'Imana. Waratoboye amatwi, waratoboye iminwa, kandi Imana ifite ahantu yatoboye hagera kuri 5, aho hari hahagije. Imana ishimwe.
ufashe umunwa haratoboye, ufashe amatwi haratoboye. Niyo mpamvu aho hari hahagije. Wibuke no hasi ko hatoboye ahantu habiri. Wibuke neza, Imana itugirire neza, Imana ishimwe. Imana irambwira ngo nze mbwira abantu ko ije kubahana ibahoye ibyaha byabo by'ubwibone, byerekeranye n'ubwibone bwo gutobora, kwirimbisha, birimbisha kugira ngo base neza, bagasiga iminwa, bagasiga inzara. Ibyo rwose ni ibyaha. Abantu benshi ibi bintu babifata nk'atari icyaha, bakavuga ngo biriya ngo ntacyo bitwaye. Nyabuneka ntugasigirize ibintu kandi byanditse mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusomye kuva ibice 32 kumanuka umurongo wose, ni ukuvuga ngo ritubwiye ko ubwo bwibone bwatumye ngo batagonda ijosi. Abo bantu Imana yarabarega ikavuga ngo ntago bagonda ijosi kubera ko banze kwihana ngo bakorera Imana bayitinya. Nyabuneka wo nyumva kuri isi ya rurema, korera Imana uyitinya, itinya ibyaha n'ibisa nabyo. Imana nishimwe ko ari Imana igizwe n'imwe n'urukundo no guca bugufi, kandi Imana izatugirira neza. Ubwo bwibone rero burakururuka kuvuga ko ari inyongobeza bugingo, bugakururuka ugazasigara usambana, uba mu nzu ukajya uvuga ko nta nicyo bitwaye, ugasigara uterekera ubandwa uvuga ko ntacyo bitwaye, ugasigara ujya mu bintu bidafite umumaro. Imana nitugirire neza, kandi Yesu nakomeze nadukomeze atugirire neza, duhe imbaraga dukomeze. Ubyumvise wese narekeraho, kuko Imana ije gusenya iby'abantu bubatse. Imana yambwingije gusenya iby'abantu bubatse babyubaka nabi. Bene ibyo uba wubatse nabi. Iyo ubwiye umuntu ko gutobora amaherena nta cyaha kirimo, kurimbisha imisatsi, gushyiraho imisatsi nta cyaha kirimo, kwambara shenete nta cyaha kirimo, ibyo ngibyo wowe umujyanye kurimbuka, ariko niwe uzarimbuka mbere. Niwe Imana izabanza guhana, kuko utabwiza umuntu ukuri, kandi biranditse. Iri ni ijambo rya nyiri ijambo ritavanze. Bibiliya yanditswe mu myaka 1500, yandikwa n'abahanuzi kuva kuri 35 kugera kuri 40. Yenda yandikwa ijambo kurindi ijambo kurindi ijambo kurindi. Bivuze iki rero? Utubaha Bibiliya ubwo nta nubwo yubaha Imana. Imana ishimwe ko Imana ije gusenya iby'abantu bubatse. Imana mu butumwa yamaye n'ubu butumwa irambwira ngo ije gusenya iby'abantu bubatse, yubakira ibyayo. Cyayibaza ngo niki uzubaka? Irambwira ngo abantu bubatse ibintu nabi, babyubaka mu nzu y'Imana, babyubakamo nabi. Byitwa ngo barasenga, baba ko muri korari, ari ibigwira muri korari, ari abasambanyi basambaniramo. Imana irambwira ngo ije kubahana, kandi ije kubaha nkuhe amabyi, niko yavuganye nanjye. Imana ishimwe. Imana irambwira ngo ije guhana abanyabyaha rwose, bari gukora ubutinganyi, ari abagore, umugore ku mugore bagatingana nta kibazo bakabana. Imana yambwiye ngo ije kubahana, niko yavuganye nanjye. Irambwira ngo mbwira abagabo bari gutingana umugabo ku mugabo. Imana irambwira ngo ije kubahana rwose, niko yavuganye nanjye. Irambwira ngo ije kubahana muri icyo gihugu cy'u Rwanda, kandi yaherekera ivuga, ariko abantu ntibigeze bumva, ahubwo abantu bahora bavuga ko yenda bakabifata nk'aho ari imikino, ariko Imana imanukanye inkota yo, kandi ije kubahana. Imana ishimwe ko bagiye kubona ibimenyetso. Ibimenyetso mu bimenyetso Imana yampaye mu bantu bari gutingana, mu basambanyi, mu bari kuroga, mu baterekera, mu nzangano n'ibindi birimo aho inzangano, kureba ngo uyu ninde uyavahe. Imana nishimwe. Mbanze nkwibutse ko Imana irema yaremye umugabo n'umugore. Yabanje kurema umugabo, itangiriro igice cya mbere ukomeza ugasoma umurongo, irema umugabo azerera, ibona umugabo arazerera mu isi wenyine, ibonekwe kumuremera undi muntu uzamufasha, bakajya baganira, bakajya baseka, bakagirana ikiganiro. Nicyo kintu Imana yaremye, irema umugabo n'umugore gutyo. Imana ishimwe. Mbibutse ko nta bandi bantu yaremye. Ntabwo yaremye ngo ni munini cyane muremure, nta nubwo yaremye ngo afite amazuru manini cyangwa mato. Doba sitonda zome konta zome sai. Imana ishimwe. Imana ni nziza, kandi igizwe n'imwe n'urukundo no guca bugufi. Imana imbwira ibi bintu yambwingije kunyura muri iki gihugu, kandi ije guhana abanyabyaha by'umwihariko, niko yavuganye nanjye. Irambwira ngo abanyabyaha igiye kubahana ku rwego abantu bagiye kujya bapfa, bagiye kujya bapfa nk'isazi, bagiye kujya bapfa nk'isazi. Ndayibaza ngo se bazapfa bazize iki? Irambwira ngo icyambere ciye mu nzoga. Abantu banyumve neza bari kuri kamera. Imana irambwira ngo iciye mu nzoga. Irambwira ngo ahandi iciye ni mu busambanyi. Nagiye kubona mbona, ubwo nari maze iminsi senga, nagiye kubona mbona abagabo barwaye indwara ku bugabo bwabo. Ubugabo bwabo murabwumva, bararwaye ukajya bujojoba ibintu bimeze nk'amashyira. Imana irambwira ngo nibihanizanye muri iki gihugu cy'u Rwanda, kuko abasambanyi babaye benshi. Itegeye abo bana aho hantu. Dazoketobo. Imana ishimwe. Imana irambwira kandi ngo mbabwize ukuri ko ije guhana abanyabyaha by'umwihariko, imanukanye umujinya wayo, ije guheha nkuheha amabyi, kubera ko yerekera ivuga yakoresheje abahanuzi mu mihanda, mu masoko, ndetse bakoresha mu nsengero. Bamwe muranabakubita mubabuza guhanura kugira ngo bataza kuvuga ibyanyu, ibyo mwambariyeho, ibyo mwagendanye. Imana ishimwe. Ariko Imana irambwira ngo nta doze ko adeabo se totanzo mene konta dosa. Imana ishimwe. Irambwira ngo iramanutse, kandi imanukanye inkota yayo. Irambwira ngo nze mbwira abantu abibone, ababa mu nzu z'Imana bararimbishije, baratoboye amatwi, baratoboye amaso,
baratoboye ku minwa, baratoboye ku mazuru, irambwira ngo abibamanukanye inkota yabo. Ndayibaza ngo ibyo Mana uzabikora bizagenda gute? Irambwira ngo abantu nibabwiza abandi ukuri, bababwire ko ibyo ari icyaha. Imana ishimwe. Tobe zomene konta. Mwibutse ko wowe ubwiza bwawe uba bukuyeho ubwiza Imana yaguhaye ubu utabushaka, ugashaka ko kushyiraho ubwiza bwawe. Nawe ibaze igihe Imana izakuba umva yavugana nawe iteka gukoresha iby'ubutwari gute, kandi ukitekereza ko uzatobora amazuru, ugitekereza ko uzatobora amatwi. Imana irambwira ngo ije kubishyuza akanyama kayo mwatoboye, kandi ije kubakishyuza dope ko tanzone sansone konte. Imana ishimwe. Imana irambwira ngo mbabwire ko ije guhana rwose, kandi manukanye umujinya wayo, ije guhana iciye mu nsengero, kandi irambwira ngo ihereye mu nsengero kukumva ndetse na bamwe batasenze, ije kubahana rwose. Ndayibaza ngo ije kubahana, utirambwira ngo ije kubahana ikoresheje inzoga. Nagiye kubona mbona abantu bari kunywa inzoga akajya bapfa, umuntu kumva ngo yapfuye, ejo umuntu yapfuye, ejo umuntu yapfuye, ejo umuntu yapfuye, utazi icyo yazize. Ndayibaza ngo nibihe bigiye ku bimenyetso bigaragaza ko ugiye kubahana. Irambwira ngo nabonaga ari inzoga z'ibyuma ziteretse imbere, ngo yitwa icyuma, ifite vide ry'umweru de. Imana ishimwe. Imana irambwira ngo ibyije kubikora rwose ku mugaragaro, kuko abantu banze kumva no kumvira, kandi aho hanira haciye iranahatinze, kuko bene abo baranywa inzoga bakitwa ko basenga. Bamwe urasanga ari n'abaririmbyi banywa inzoga, ngo bayita ngo banywa gake. Umuntu ugasanga ajya kwigaburo ryera kandi aranywa inzoga, n'umusambanyi asambanira muri korari. Mwibutse ko akumiriye abandi bantu. Imana igiye kubiguhanira by'umwihariko wowe unyumva kuri isi ya rurema, waba uri muri Amerika, waba uri muri Australia wumva ururimi rw'ikinyarwanda, waba uri mu Rwanda, waba uri mu Burundi, aho waba uri hose ubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Imana yambwiye ngo inkota yaramanutse, kubera ko dezone kuwa Imana ishimwe. Imana yagiye igukiza kenshi, igukiza uburwayi rwarugera gupfa, ariko uyihemba kunywa inzoga, uyihemba gusambana. Igukijije uyihemba ibyo ngibyo, kandi uba no muri korari uri kigwirira, ndetse utinze mu bukristo umaze imyaka 30, uvuga ko umaze 40 50, ndetse uri no mu iryo torero, ariko Imana yambwiye ngo ntigeze kumenya. Irambwira ngo mbabwire ko itigeze ikumenya. Wewe wibwira ko yakumenye ko ntigeze kumenya kubera ibyaha byawe. Adasaigon, kubera kugambanira abandi muri korari, ukifuza ko mwene so batamwakira, ukavanga uriya ntago bamwakira, nta mafaranga afite, nta n'ubushobozi afite, ubwo nta mafaranga afite, nta n'ifoma azabona. Imana yambwiye ngo ibyije kubiguhanira. Imana ishimwe, kandi Imana ituzirike kigufi. Irambwira ngo ije guhana abanyabyaha by'umwihariko. Irambwira ngo ibihano kandi teje n'ibihano bigera kuri 7. Ibyo bihano 7 irambwira ngo icyambere abantu bagiye kuva cyane, ubwo n'abagore, abantu bagiye kuva cyane. Dose andoge nembo sanse bagiye kwa muganga byange, dogitera pime avura tanga imiti byange, niko Imana yambwiye. Irambwira ngo abantu bagiye kuva cyane. Irambwira ngo kandi nze mbwira abantu ko bagiye kurwara amaso adakira. Irambwira ngo kandi mbwira abantu ko bagiye kurwara imitwe idakira. Nibihana Imana igiye kohereza, kubera ko abantu banze kumva no kumvira. Imana do basi kontazo mene sanse. Imana ishimwe. Irambwira ngo abo bantu baba mu nzu y'Imana bavuga ko bakorera Imana, ariko Imana ntigeze ibamenya. Muharanire ko Imana ibandika mu gitabo cyayo. Muharanire kwitwa umwana w'Imana. Ntubu umukozi, kuko umukozi yakoze, niyo yakoze neza baramwirukana, niyo yakoze nabi baramwirukana, ariko umwana bari umwana kuri se na nyina. Imana ishimwe. Irambwira ngo nze mbwira abantu ko ije kubahana by'umwihariko. Hari abantu bakumiriye abandi bitewe n'ibyaha bakora, nta mbuto bagira, kandi Bibiliya tubwira ngo mbe nabo muzabamenyera ku mbuto bera. Ntabwo uzamumenyera ko ahanura, nta nubwo uzamumenyera ko aririmba, nta nubwo uzamenya ko ari pasiteri, nta nubwo uzamenya ko ari umushumba, nta nubwo uzamenya ko ari umwarimu, nta nubwo uzamenya ko ari umudiyakoni, ahubwo uzamumenyera ku mbuto yera. Imana ishimwe. Kuko muri iyi minsi hari indi myuka ikorera muri iki kirere, ishobora kugira ngo ukagira ngo umuntu aba mu mwuka w'Imana. Nyabuneka senga, kandi ukomeze n'abandi, kandi ugira urukundo. Bibiliya itubwira iki? Iratubwira ngo nubwo wagira guhanura no kwerekwa, ariko nta rukundo ugira ntabwo uzigera ubona Imana. Doze kontazo mene sanse ki. Imana ishimwe. Imana irambwira ngo izanye inkoni yo gukubita abanyabyaha, kandi iratebutse ku rwego igiye gukubita abantu. Irambwira ngo kandi nze mbitangaze. Irambwira ngo abantu bagiye gupfa umugenda bazize ibyaha bari gukorera mu murimo w'Imana, bazize ibyaha bari gukora, abantu barababwiye ntibumve, bazize ibyaha bari gukora aho batuye. Abahanuzi baragiye babageraho bakavanga aba nabasazi. Ese utegereje ko Imana izakoresha umuntu ufite imodoka 2 5 5 6 7? Ntawe uzabona. Ikoresha uwo muntu w'umukene utagira n'inkweto, uwo muntu utagira n'umwambaro, uwo muntu ureba ukamusuzugura n'Imana ikoresha, kuko Imana iroroheje, ubwa Imana iroroheje. Mbibutse ko uyu Yesu tuvuga yavukiye mu kiraro cy'inka, urumva yavukiye ahantu horoheje, niyo mpamvu akoresha boroheje. Imana ishimwe. Imana ni nziza, kandi Yesu azatugirira neza, kandi mbibutse ko Yesu aje kureba abayimukoreye by'ukuri. Imana ishimwe. Imana nishimwe ko ari Imana igizwe n'impuhwe n'urukundo no guca bugufi. Uyu mwami arahemba ntago yambura, numukorera neza azaguhemba. Degona bo santo de ko. Imana ishimwe. Azaguhana ndetse hane n'umuryango washatsemo, narangiza hane n'umuryango w'abana wabyaye. Mbibutse ko yuko umurimo ukawukora neza,
imana iguhemba neza, kuko Bibiliya tubwira ngo Imana ishimwe, buriya ikoze neza uba uharuriye inzira abana bawe. Ntabwo ari wowe uharuye inzira y'ubwawe, ahubwo wowe uharuriye inzira n'abana wabyaye, kuko Bibiliya tubwira ngo nzahora abana gukiranirwa kwa base. Imana ishimwe, nukorera Imana uyikunda kandi Imana izakugirira neza. Imana nitugirire neza. Imana yarambwiye ngo ije guhana by'umwihariko, kandi uyu ni umwaka w'ibihano. Uyu ni umwaka w'ibihano, aho abantu bavuga ibiryoshye nka bombo, bakavuga ibiryoshye nka bombo. Wakoreye iki Imana kugira ngo ubwirwe ibiryoshye nka bombo? Uri umusambanyi, uri umusinzi, uri umugambanyi, uterekera ubandwa, wica, uroga, kandi uba mu itorero, uri ikigugu mu itorero maze imyaka 50, udakomwakomwa, bavuga ibyo bakavuga ngo nibamureke kuko atanga menshi muri korali. Imana yambwiye ngo ije guhana bene abo bantu, irashaka abantu bavuga ukuri. Imana ishimwe, Imana yambwiye ngo irashaka abantu bavuga ukuri kwayo, bakarambura bakavuga ukuri. Irashaka gutoza abantu itoreza mu ishyamba, bavuga ukuri kwayo bakarambura bakavuga ukuri. Imana ishimwe, ntabwo ishaka abantu bavuga ibintu biryoshye nka bombo. Ubonye visa, ubonye indege, ugiye mu Amerika, ugiye muri Australia, urahajyana iki? Banza umenye ngo ese urahajya Imana igukunda? Ese Imana iranzi? Ese nuhajya ugateza impanuka iyo ndege igahubuka, bizaba bikumariye iki? Imana nitugirire neza. Kandi byitwa ngo ba mu itorero urasenga, ariko ufite ubwibone bwishi bwarakurenze. Urareba mwene so ukavuga ngo uyu nta muntu urimo, kuko yambaye igitenge kimwe, nkaho wamugura ikindi gitenge cya kabiri, ahubwo ukajya kumuvuga. Imana mbwingize guhana abo bantu. Wowe urabura kumugurira ipantaro, urabona ko nta myenda agira, ukajya kumuvuga. Kandi nkaho wamukoreho umugisha, ahubwo ukajya kumuvuga. Imana mbwingije guhana abanyabyaha by'umwihariko, kandi iratambutse. Irambwira ngo ije guhana alasido debo azontaso adopase no konta zomeni sante kiri. Imana ishimwe, irambwira ngo ije guhana abantu bakurikira. Yambwira ngo ije guhana abantu bari gusambanya amatungo, bari gusambanya ihene n'inkoko. Irambwira ngo kandi ije guhana aba bantu bari gusambanya inka. Imana ishimwe, irambwira ngo abo banyabyaha ije kubahana rwose. De kontaze de bose de gone sose gone konta. Imana ishimwe, irambwira ngo ni muyikorere muyitinya, ni mutayitinya inkota y'Uwiteka igiye kubarya. Nudatinya Imana, Imana igiye kuguhana by'umwihariko. Nudatinya Imana, Imana ije kugukura ku mugabane w'abantu. Zenesai, Imana ishimwe, irambwira ngo ije kureba buri muntu wese igiye kugenzura, kandi yambwiye ngo buri rugo igiye kurugeramo idakomanze. Niko yavuganye nanjye. Irambwira ngo urugo rw'umuntu igiye kurugeramo itigeze komanga. Ntabwo izirigwa ikomanga ngo iguteguze, igiye kugusura idakomanze. Niko yavuganye nanjye. Imana nishimwe, kandi Yesu atugirire neza sansi ko. Imana ishimwe, Imana irambwira kandi ngo nimugire urukundo, muharure inzira, kuko inzira nyinshi zirafunze. Inzira nyinshi zirafunze, mwongere muharure inzira, kuko inzira nyinshi mwarazifunze kubera ibyaha byanyu. Imana nitugirire neza, kandi Yesu adukomeze mu rugendo rwo kumukorera. Gukorera Imana biravuna ko birya barambije abarambiye batashye. Imana nishimwe, kuko ibintu by'Imana ni ngombwa. Ntabwo wajya guhingira umuntu utamuhingiye ushyizemo imbaraga, ntabwo yaguhemba. Bisaba ngo ukorere Imana, uyikorere uyitinya, kandi utinye ibyaha. Imana nitu lesire bon sens de compte bonne santé. Imana ishimwe, data tugomba kumukorera tumutinya, tukamwubahisha. Muvuge neza, numuvuga kuko uvuga ibikomeye bazakwanga. Nibyo ibi ni Imana ibima yarambwiye ngo, kandi ngo ubutumwa bukomeye abantu bazakwanga, ariko nijye uzabugukunda. Ariko abantu benshi bazabakwanga, ariko ngewe Uwiteka nzaba nkukunda. Imana ishimwe. Muri iyi minsi yagezweho mu nsengero kumva bavuga ko uri yavuga ibikomeye ntakwiye kwigisha, uyu ngo yavuga ibikomeye ntakwiye kwigisha, kandi asomye ijambo rya Maraki, asomye Hezekiya, ni ijambo ry'Imana asomye. Ariko kuko asomye ibyahishuwe na Danieli, agasoma ibintu bikomeye, ngo ntakwiye doba gendezo ntase konta, ntakwiye kwigisha. Barashaka ibiryoshye nka bombo. Ibiryoshye nka bombo uri umupfumu uba mu rusengero, wiri guhumanya ubwoko bw'Imana, wisha abana 7 mu rusengero, urangije urabica. Ubica igihe nyina yabaga ari gusenga, umwana ukamutamika, ukamutamika ikijumba, ukamutamika umwumbati, kandi uba mu rusengero, uri ikigugu mu rusengero. Nurangiza urashaka ibiryoshye nka bombo wakoreye Imana. Imana nitugirire neza, Yesu nadukomeze, kandi Imana ituzirike kigufi. Imana ibaho umugisha, kandi Yesu nabakomeze. Ababyumvise mugarukiraho, kuko inkota y'Uwiteka iraje, kandi ije guhana. Imana ije guhemba no guhana, ije gusara ibyeze n'ibiteze, kandi ije gutezoke tanseze kwa, ije kuzamura insuzugurwa. Imana ishimwe, insuzugurwa, abantu basuzuguritse ubona urebe ukabona ko abantu basuzuguritse. Reresa niba Imana ije kuzamura, ije guha umurimo wayo kugira ngo bayivuge ukwira. Imana ishimwe. Imana ni nziza kandi izatugirira neza, izaturinde kugwisarisaro ritaragera. Imana ishimwe, kandi umukozi w'umuhanga ari Imana itari bisura cyangwa uburanga. Imana iza kubira bisura cyangwa uburanga, nanjye simba ndiho, nta nubwo nawe uburiho. Imana ishimwe. Imana yatugiriye neza, iduha agakiza katagurwa mu isoko, kuko agakiza ni ikintu ku muntu ku giti cye.
ntabwo agakiza wajya guhaha ufite umufuka ngo ugiye kugahaha. Imana ikaguha gutya kubera ko ari Imana yatindanye nawe ukitondera amategeko y'Imana. Ni wirinda ubusinzi, ubusambanyi, ubwibone, ubugambanyi, guterekera no kubandwa, kwica, kugambana. Kandi mbibutse ko Imana Bibiliya iratubwira ngo nzabamenyera ku mbuto. Imbuto nimba nta mbuto nta n'agakiza. Nimba nta mbuto ntukwiye no kuvuga. Imbuto uzabanza uzerere n'umugore wawe mubana, uzerere umugabo wawe mubana, mu rugo iwawe bimenyekane ko bana n'Imana. Nimba imbuto utazerera abaturanyi muturanye ngo uzerere umugore wawe mwashakanye, nta mbuto, ubwo nta nubwo ukwiye kuvuga kusenga. Imana ishimwe, Imana nitugirire neza kandi Imana idukomeze, Imana itugirire neza, Imana ishimwe cyane. Shalom, 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 shalom. Mukozi w'Imana urakoze cyane. Imana y'amahoro iguha umugisha ku butumwa utambukije. Uvuze ku bintu bigendanye n'amaherena n'imisatsi, ariko iki kibazo usanga abantu benshi bakunze n'ubundi kukivugaho ibintu bitandukanye, ariko bishingiye ku madini. Muri ADPR ntibabyemera, ariko mu yandi madini hari aho usanga babyemerewe. Iki kintu cyo kuba tudahuje imyemerere n'ubutumwa utambukije turagisanisha gute hagati y'abo bantu? Urabona uyu mudamu ni umwangirikani, ntago bamubuza gushyira amaherena mu matwi no kudefiriza n'ibyo byose by'imirimbo, ariko muri ADPR barabibuza. Ese ubu butumwa bureba aba-ADPR cyangwa se ni rusange? Nicyo ngicyo numvishe nabaza. Ubu butumwa Imana ibuma yambwiye ko ari abantu bose muri rusange, abantu bose amadini basengeramo ajya ariyo yose. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni muri ADPR, ni mu baporo, ni mu badive, ni hose, kuko ubutumwa Imana ibuma yabumaye. Nasomye ijambo ry'Imana, twasomye mu Kuva ibice 32, niho dusomye ibyo bintu biherereye by'amaherena n'ubwibone, uburyo Aroni yabicuzemo ikimasa bakagisenga. Ntago rero n'ubutumwa abantu bagiye bagendera kuri Bibiliya. Buriya abantu batagendera kuri Bibiliya barayoba. Mbibutse ko abantu muri iyi minsi muri Bibiliya ibyo bintu birimo, ariko abantu bariho barayobirwa n'ibintu Bibiliya imirongo nk'iyi bakayisimbuka, ntago baba bashaka kuyisoma. Barasoma Zaburi 125 bavuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni. Bavuga ibintu nk'ibyo biryoshye kugira ngo bikurura abantu baza ari benshi, nyamara bariho barabarimbura, barabata mu runogo. Imana niko yambwiye, abantu bariho barabata mu runogo. Ntabwo uri kubwiza umuntu kuri ngo amenye ko iba ari cyaha. Ngiyi Bibiliya yanditswe n'abahanuzi kuva kuri 35 kugera kuri 40, yandikwa mu myaka 1500. Ntabwo ari Claude wayanditse, nta nubwo ari Vedaste wayanditse. Bibiliya ngiyi biranditse. Abantu wowe gukorera Imana kwawe aho waba usengera hose, gendana n'ijambo ry'Imana. Gendana n'ijambo ry'Imana. Nugendana n'ijambo ry'Imana uzabona umucyo, kandi umucyo ukunogeye. Uwo mucyo ni uzagenderaho. Wigendera kuvuga ngo ni pasiteri, pasiterine cyangwa revera cyangwa apotere runaka. Oya, ahubwo wegendera ku ijambo ry'Imana, ijambo rya nyiri ijambo ritavanze. Urebe icyo ijambo ry'Imana rivuga. Numara kureba ijambo ry'Imana icyo rivuga, iyo misatsi uyikoreho, ayo maherena uyakureho, ureke kwirimbisha, usige umusatsi Imana yaguhaye. Imana izabana nawe kandi n'ibintu byinshi izagenda ikwereka. Ese gusiga inzara, kuriya inzara ziba zimeze baragiye kwitezaho inzara, ibyo byaba biri mu bintu Imana itemera? Nibyo cyane, kuko biri inzara uko Imana yakuremye niko ishaka ko uba ari kuri. Umubiri wawe ukaba ari kuri, ni uko Imana ibishaka. Uko kujya gushyiramo izindi nzara, we wagaye Imana yakuremye ikaguha umwuka wo guhumeka, we ubwo wayigaye washyizeho inzara nziza, yenda navuga ko ari nziza, wowe ubwawe uri kure kubona ko ari nziza. Ibyo bintu n'ubwibone, abantu bagiye babwizwa ukuri, kandi abantu nibabwiza ukuri badoshe konta Imana ishimwe, Imana izajye bagirira neza. Ibyo bintu Imana ibima yarambwiye ngo hari ibintu byinshi bikurura imivumo mu ngo zanyu, imivumo mu ngo zanyu. Nyamara uriya muntu wasize inzara agasiga amaherena, nasengera n'umurwayi yapfuye ntazazuka. Ari ibintu byinshi ibintu twanabivugaho. Uriya muntu w'amaherena w'amashanete buri Imana ntabwo yamukoresha ikintu gitangaje. Nubwo mubona bumva ngo bamwe bakora ibintu bitangaje, ntabwo biba bitangaje, ntabwo ari umwuka w'Imana baba bafite.
ni imyuka y'abadayimoni, ni imyuka nk'ikikire y'abarangi barabinjiriye. Niyo mpamvu usanga bateshuka ku ijambo ry'Imana. Gendana n'ijambo ry'Imana niba ushaka gukorera Imana, wa mubyeyi we, wa mugabo utuye iyi si, wa musore we, wa mukobwa we, umuntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda, gendana n'ijambo ry'Imana rero ijambo ry'Imana rivuga. Nuhinyuza ijambo ry'Imana kuvuga ngo ibi ngo byari mu bakera ngo oya, gendana n'ijambo ry'Imana. Ndetse ibi bintu Imana ibimbwira, yambwiye n'ibindi bintu bikomeye, imbwira ku bintu bijyanye n'ibintu biribwa, imbwira ku nyama, irambwira ngo kurya inyama ni icyaha. Ibyo ni ibintu Imana agiye anyibwiriye. Sengera muri Pentecote, sindi umudive, ariko nibyo Imana irambwira, yinyereka n'ijambo aho ryanditse ku bitazatuye inzara, igenda ibinyereka aho biri. Imana irambwira ngo mubwize abantu kuri, kurya inyama z'ingurube ni icyaha. Imana yarambwiye ngo nzabwira abantu kuri ko hari ibintu bihumanye bitagomba kuribwa n'umuntu w'Imana ushaka kubana n'Imana akitondera amategeko y'Imana. Niko Imana yavuganye nanjye. Irambwira ngo kandi muza adobase kontazone kontasaye. Niyo mpamvu usanga abantu benshi ngo bavangirwa, cyane cyane abakozi b'Imana, abahanuzi, wawe waburota ejo karotugwa mu binogo n'amawesi, biterwa n'ibintu uri kurya byahumanye, bihumanye kandi biri mu ijambo ry'Imana. Ikintu cyose uzasanga kiri mu ijambo ry'Imana, icyo kintu uzacya dezote sanse ko uzagikurikiza. Nugikurikiza uzabana n'Imana. Nugikurikiza ntuzakurikiza umuhanuzi, ntuzakurikize pasiteri, ntuzakurikize mwarimu, ntuzakurikize umushumba, ntuzakurikize diakoni, ntuzakurikize umuririmbyi, ahubwo uzakurikiza ijambo ry'Imana ritavanze. Ikintu uzasanga muri ijambo ry'Imana, uzamenye ko icyo kintu ari umwuka w'Imana. Imana ibaho umugisha kandi Yesu abagirire. Murakoze cyane mwene data Claude, Imana ibaho umugisha. Kandi mu gihe gisa nk'iki ngiki Imana ikeneye abakozi bayo bo kubwiza abantu kuri, atari ukubashyesenga. Nawe ushobora kuba winangiye umutima, ariko ucyumva ubu butumwa umenye yuko uhagaze mu nzira Imana itishimiye. Ufata umwanzuro kuvuga ngo kugira ngo Imana inyemere, Imana igendane nanjye, ibi nanjye mbikuyeho. Ndabizi hari abantu Imana yagiye isanga bamaze n'igihe mu nsengero cyangwa se bari muri ayo madini n'amatorero, Imana ikabasanga ikabemeza yuko ibyo bintu atari byo, bakabikuraho rwose. Kandi bamara kubikuraho umwuka w'Imana akabazaho, Imana ikabagirira neza. Reka rero tugushimire ko ni ukuri wumviye Imana muri iki gihe cya none. Nk'ibi kubivuga ntabwo abantu benshi babishyikira, kuko hari uvuga uti rwose ibi ntabwo nabivuga, ariko Imana iguha umugisha kubwo kuvuga ibintu bikomeye nk'ibi ukabwiza abantu kuri. Reka rero tugusabe usoze usenga Imana, ariko utarasenga Imana uratanga nimero yawe ya telefoni kugira ngo abazagukenera bazabone aderesi yawe. Ni karibu, umaze kuduha nimero yawe ya telefoni urasenga Imana. 078 376 489 078 376 489. ni Claude Habimana. Shalom 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 shalom. Turagushimiye nyakubahwa Yesu, turagushimiye neza n'urukundo dukunze, turagushimiye kuri data utari data wacu, wewe waremye iki kirere kitagira inkingi. Turagushimiye, turavuze ngo uri mwiza kandi ubereye maso ubugingo bwacu ruwiteka. Uri Imana igizura abapfuye, wazuye wari urwaye imyaka 38, umugirira neza igihe Petero na Yohana bamucagaho. Abasabye baramubwira ngo twe nta feza n'izabu dufite, ariko icyo dufite turakiguha. Ibyo bintu byaratangaje, ariko witwa Imana. Icyo si ubwa mbere wagikoze. Wazuye Lazaro amaze iminsi 4 mu gituro, mushiki waguciyeho aravuga ngo Lazaro yarapfuye. Ibyo bintu bigutede abosai bituma umuzura. Turagushimiye rero, niko tuvuze. Ibyo ni ibimenyetso, kandi wagiye ukora byinshi bitandukanye. Adodo basai, natwe wagiye utugirira neza, twebwe tubirebesha amaso. Wagiye uturinda dukiza ibifu, twararwaye imyaka 12 twaraheze ku bisasiro. Uduha umurimo wawe, uratubwira ngo nitugukorere. Azabozantogena bosanto de kwa. Turagushimiye kuri mwizubere maso ubugingo bwacu. Duhamagaye Imana abantu kuri isi bumva ubu butumwa, nibahindukire bongere baba abantu bawo, bongere batindane nawe kandi bagukorere bagutinya, kuko uje guhemba no guhana, kuko uje gusarura ibigeze n'ibiteze, kuko uri Imana iteye ubwoba, kuko uri Imana irimbura, kuko uri Imana izanye umujinya wa, kuko uri Imana ije guheha. Topaze godabosai. Turagushimiye pa, turaguhamagaye rero ngo inugirire neza abantu bawe, kandi bimenyekane ko umwami tuzagushima. Urakoze nyakubyara abahungu n'abakobwa, urakoze mwami w'abami dabasansi. Turagushimiye pa, niko tuvuze.
ijuru abakene n'abaserafi n'ibizima bine nibaze barebe icyabaye dukubise hasi ibyo bagizwe n'ibyo biranye nyuka abakonikoni dukubise hasi dabasoke ne moneko Imana ishimwe turagushimiye wa mugwaneza we nubane natwe kandi abazumva bazumvire urakoze kutugirira neza mu izina rya Yesu urakoze papayi amen 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 amen, amen.